Ndagushimiye kandi nongeye kuguha ikaze wowe ukomeje gukurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe hano uri ni ku gicumbi cy'ibyegeranyo byihariye ubudasa ndetse tukugezaho amakuru abagezweho muri entertainment, muri sport ndetse n'ibindi byose barimo biravugwa hirya no hino ku isi. Tukugezaho kandi top 10, top 5 na top 20 ku ngingo zitandukanye. Ni nayo mpamvu nguhaye ikaze muri top 5 yacu y'uyu munsi, aho tugiye kuvuga ku bakire ba mbere hano mu Rwanda 2023 nkuko tubikesha urubuga rwa billionaires.africa rukaba rwarakoze urutonde rw'abanyarwanda batanu ba mbere bakize muri iki gihugu. Ni urutonde riyobowe n'umunyarwanda witwa Tribert Rujugiro. Ni urutonde cyo kugarukaho nyine rw'abanyarwanda batanu bakize kuruta abandi. Ndagushimiye cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel ukaba ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Niba utarakora subscribe kandi nawe kanda handitse subscribe ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Je mubana nitwa MEL nguhaye ikaze. Tudatinze ku rutonde rwacu, reka duhere ku mwanya wa mbere. Mu by'ukuri tuvuga kuri aba banyarwanda batanu ba mbere bakize kurusha abandi muri uyu mwaka wa 2023. Gusa bitewe n'imiterere y'abanyarwanda n'uburyo ibintu byabo babitwaramo, biragorana cyane kumenya agaciro nyakuri k'amafaranga umuntu atunze, cyane ko mu miterere y'abanyarwanda akenshi usanga ari byo umuntu aba atunze akabyimenyera we ku giti cye kuruta kuba yabishyira mu itangazamakuru cyangwa se yabyereka rubanda abantu bakamenya ibyo atunze. Niyo mpamvu uru rubuga rwakoze uru rutonde. Bamwe mu bakire bari kuri rutonde bagiye bagaragaza agaciro k'amafaranga batunze, ariko abandi nabo ntibagaragaze agaciro k'ibyo batunze bitewe n'uko rimwe na rimwe biba bitazwi byose cyangwa se bakagereranya. Gusa mu by'ukuri ugereranyije n'ubundi aba nibo bakire ba mbere mu Rwanda kurusha abandi, nubwo wenda agaciro k'ibyo batunze kose byose bitaba byarashyizwe hanze. Nguhaye ikaze. Ku mwanya wa mbere turahasanga umugabo witwa Tribert Rujugiro Ayabatwa. Uyu mugabo w'imyaka 73 y'amavuko niwe uza ku mwanya wa mbere mu bakire ba hano mu Rwanda, abakire ba mbere bari hano mu Rwanda nyine. Uyu akaba afite business mu bihugu bitandukanye birimo nka Nigeria, Angola, Burundi, Democratic Republic of Congo. Akaba afite kandi business mu gihugu cya Tanzania, United Arab Emirates. Uyu kandi akaba nyine ibi bikamugira umukire wa mbere hano mu Rwanda, cyane ko business ze zimwe zifite agaciro ka miliyoni 250 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rujugiro Tribert Ayabatwa akaba yarashyizwe ku mwanya wa mbere n'urubuga rwa billionaires.africa. Uru rubuga rero rwamushyize ku mwanya wa mbere mu bakire ba hano mu Rwanda bafite amafaranga menshi cyangwa se bafite imitungo iri hejuru cyane ugereranyije n'abandi. Ku mwanya wa kabiri turasanga umugabo witwa Sina Gerald. Sina Gerald arazwi cyane, afite enterprise Urwibutso, akafite kandi n'izindi business nyinshi cyane ziba zizwi. Sina Gerald rero akaba afite product ziba zizwi mu gihugu zirimo nka kandi akabanga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi rero bituma uru rubuga rwa billionaires.africa rumushyira ku mwanya wa kabiri mu bakire bafite agatubutse cyangwa se mu bakire ba mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Sina Gerald akaba ari washyizwe kuri uru rutonde kuko ari umukire wa kabiri hano mu Rwanda mu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umugabo witwa Hatari Sekoko. Uyu urubuga rwa billionaires.africa rukaba rwaramushyize ku mwanya wa kabiri mu bakire ba mbere hano mu Rwanda. Afite business nyinshi zigiye zitandukanye bagiye bagaragaza business afite hano mu mujyi wa Kigali, yaba iz'ubwubatsi ndetse n'ibindi bijyanye n'amahoteli. Ibi rero bikamushyira ku mwanya wa gatatu mu bakire ba mbere hano mu Rwanda nyuma ya Rujugiro Tribert ndetse na Sina Gerald. Hatari Sekoko akaza ku mwanya wa gatatu mu bakire bari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa kane mu bakire ba mbere hano mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2023
haza umugabo witwa Egide Gatera. Uyu mugabo urubuga rwa billionaires.africa rumushyira ku mwanya wa gatatu rugendeye kuri ibikorwa bitandukanye afite, harimo na kampani icuruza ibitoro cyangwa se ibikomoka kuri petrole ya SP ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Nibyo byaje bimushyira ku mwanya wa kane mu bakire ba mbere hano mu Rwanda kuruta abandi, nyuma ya Rujugiro Tilbel, Sina Gerald, Hatari Sekoko. Uyu Egide Gatera nawe urubuga rwa billionaires.africa rumushyira ku mwanya wa kane mu bakire ba mbere hano mu Rwanda. Ku mwanya wa gatanu mu bakire bafite amafaranga cyangwa se imitungo iri hejuru cyane hano mu Rwanda hari uwitwa Alfred Nkubiri. Uyu nguyu urubuga rwa billionaires.africa rumushyira ku mwanya wa gatanu mu bakire ba mbere hano mu Rwanda rugendeye ku bikorwa bitandukanye afite mu icukumbura rwakoze urubuga nyine. Uyu mugabo ubarirwa agaciro k'amamiliyari y'amadolari aza ku mwanya wa gatanu mu bakire ba mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aba bagabo rero uko ari batanu babanzirizwe cyangwa se babimburirwa na Tilbel Rujugiro Ayabatwa, Sina Gerard ndetse Hatari Sekoko, Egide Gatera ndetse na Alfred Nkubiri. Nibo batanu ba mbere, nibo bakire ba mbere batanu hano mu Rwanda bagaragajwe n'urubuga rwa billionaires.africa ko bafite agatubutse kurusha abandi muri mwaka wa 2023. Ngayo nguko rero niba wajyaga wibaza uko urutonde rw'abanyarwanda bafite amafaranga menshi rwaba ruhagaze, wenda mu gihe waba wumvise bakora nk'intonde z'abakire ba mbere muri Afrika, abakire ba mbere ku isi, ngayo nguko abakire ba mbere mu gihugu cy'u Rwanda batanu ni urutonde rwakozwe na billionaires.africa. Natwe rero tukaba twarukugejejeho tubwibutsa ko tukugezaho n'ibindi biganiro bitandukanye, yaba mu makuru abagezweho muri entertainment, muri sport ndetse n'ibyegeranyo byihariye ubudasa utasanga ahandi. Niba waramaze gukora subscribe ndagushimiye cyane, niba utarakora subscribe kandi kanda handitse subscribe ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nawe ubundi nitwa Emir, komeza ubane natwe mu biganiro byacu unegerwe na gahunda zose urimo ukurikira ibiganiro byacu. Nawe ubundi nitwa Emir. Salam, shalom.